abanyarwanda babayeho bafite ukwemera kwarangwaga nuko mu myumvire yabo bumvaga ko hari ugenga ibintu byose n'abantu, uwo bakamwita Imana. Icyo gihe bemera ko nta kintu cyapfuye kwitura ku isi kidafite uwagishyizeho, ariko abanyarwanda bafataga nk'isumba byose. Imyemerere rero ni kimwe mu biranga umurage w'abanyarwanda. Tubashimiye ko muri kutwumva. Iyi ni Inkera TV, kuri mikoro mukumwe nanjye Gedeon Rugamba. Uyu munsi wa none twahisemo kugaruka ku myizerere n'imyemerere gakondo y'abanyarwanda. naje nyakugira Imana. Abanyarwanda bemeraga ko umuntu ugaragara, ufite ubwenge, uhumeka, ukora n'ibindi arimo ibice bibiri by'ingenzi bigizwe n'umubiri ndetse n'ikindi gice kitagaragarira amaso. Aha niho bahiraga bavuga ko iyo umuntu atakiri muzima umubiri uhinduka umurambo, ariko cya gice kitagaragara cyahindukaga umuzimu kikajya kwibera ikuzimu, ariko kubera urukundo cyabaga gikunze ibyasigaye cyagarukaga kubisura. Abanyarwanda bemeraga ko batihagije rwose, ahubwo ko hari ikindi kintu kiri hejuru yabo kibasumba bose kinabagenga, aricyo bitaga Imana. Kwemera iyi Imana binagaragarira mu byo bavugaga, dore ko hari amazina afatiye kuri iyi Mana abanyarwanda bitaga abana babo. Kamere y'Imana abanyarwanda biringiraga yagaragazwaga n'amazina atatu bayitaga. Izina rya mbere yari iya mbere, bashaka kwerekana ko iyo Mana isumba byose kandi ko nta n'umwe isangiye nawe kamere. Izina rya kabiri yari izina iya kare, bivuze ko yahozeho kandi izahoraho iteka ryose, bitandukanye n'uko ibindi bintu bisanzwe bigira igihe cy'itangiriro ndetse bikagira n'iherezo. Izina rya gatatu abanyarwanda bitaga iyi Mana ryari izina Rugaba, bisobanuye ko ishobora byose, mbese nta kintu na kimwe cyayinanira. Mu magambo tugira y'Ikinyarwanda ateye ubwoba harimo ijambo muzimu. Iyo uvuze ijambo muzimu, bamwe bati wibivuga tutabirota, abandi bati toka shitani abazimu bashye. Ariko nta mpamvu y'ibyo rwose. Mushire impumu n'impungenge, mutereka agatebe hasi bataturira inteko umuzi n'igicumbi by'iri zina hagendewe ku nkomoko y'iri zina. Umuzimu riva ku nshinga kuzima, bisobanura ko ikintu cyakaga umuriro wagikongoye kigasigara ari ivu ritagifite ubushyuhe namba. Iyo bavuga umuntu batyo rero baba bahamya ko atagifite ubushyuhe bw'ubuzima, umubiri we wahindutse ubutita ndetse atakiri umuntu, bakamwita intumbi. Ubundi igice cy'umubiri kidapfa nicyo bita umuzimu. Iyo umuntu yitabaga Imana, umuzimu we wajyaga ikuzimu, ariko rimwe na rimwe ukazajya ugaruka kureba ibyasigaye umusozi, ari naho wasangaga abe bamwubaha ndetse bakanamwiyambaza. Kandi uwo muzimu wabahozagaho ijisho kugira ngo batazatagira umuco wabo karande, ndetse n'abageragezaga kuwutatira barahanwaga, kuko uwo muzimu yabatezaga ibyago bitandukanye birimo nk'indwara ndetse n'ibindi. Mu myizerere y'abanyarwanda kandi habagamo n'umuco wo kwambaza Nyabingi. Ndabizi yuko benshi mu banyarwanda iri zina si ubwa mbere muryumvise. Wakibaza ngo Nyabingi ari muntu ki? Uyu Nyabingi bamwe bamwitaga Nyabingi, abandi bati ni Nyiramubyeyi, abandi bamwitaga Biheko cyangwa Nyirabiheko bitewe n'uduce. Hari abavuga ko yari afite inkomoko mu Ndorwa cyangwa Ikaragwe, ndetse ko Rurema yamuhaye ububasha bwo kubaho iteka ryose, ngo yari umugore utarugeze ashaka umugabo. Kwiyambaza Nyabingi ubundi ngo byari uburyo bwo kumusaba ngo abantu babone ibyo bifuza mu buryo butagoranye, nk'urubyaro, gukira uburwayi butandukanye, kweza imyaka ndetse n'ibindi. Bivuze ko ubu bufasha n'uburinzi bwe bwasabwaga mu gihe kigoye. Umwihariko wo kwiyambaza Nyabingi uzwi cyane mu majyaruguru ndetse no mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'u Rwanda, kugeza mu Mutara, mu Bwishya, mu Bufumbira no muri Kigezi. Kuba abanyarwanda baremeraga ko abazimu bashobora kubatera bakabateza ibyago, byatumaga bakora uko bashoboye bakabagusha neza, aribyo bitaga guterekera. Kubaterekera rero kwari kubaho mu buryo bifuza kugira ngo batuze be guteza abazimu ibyago. Mu rwego rwo kubagusha neza, abo bazimu abanyarwanda babubakiraga inzu izwi cyane ni iyitwa kwa Kirima, cyangwa bakabagondera indaro, bagashyira amaturo ku nzu cyangwa mu ziko. Ibi byitwaga kubasetsa, nk'ibishyimbo, amata, inzoga ndetse n'ibindi. Gusa byose babikoraga babanje kubitera amazi n'ingwa ndetse no kubitongera. Umuntu arebye neza asanga uyu muhango wo guterekera waratumaga ubumwe n'urukundo hagati y'abazimu n'ababo bapfuye waragumagaho, bikanerekana ko urupfu rudakwiye kuba umupaka cyangwa inzitizi hagati y'abazima n'ababo batakiriho. Ushobora kwibaza ngo baterekeraga bate? Uko baterekeraga ku buryo busanzwe, uterekera ni nyir'urugo agaterekerera abo mu muryango cyangwa se urugo rwe.
abazimu baterekerwa babaga ari abazimu cyangwa se abakurambere bo muri uwo muryango. Mu ngo z'abanyarwanda ba kera wasangaga hari uturaro duto turi ahantu uherereye mu rugo. Utwo turaro rero tukaba ari two batekereragamo abazimu. Uterekera yarazaga akicara, akazana ifumba y'umuriro agashyira mu nkono, agahekenya amasaka agacira muri uwo muriro, nuko amasaka agatangira guturika. Uterekera akagira ati, seka gasani k'i Rwanda se kagororoka mukurambere nyiri Gicumbi, tsinda umwanzi tsinda umurozi. Yashoboraga kuvuga andi magambo asa nayo. Iyo yamaraga kuvuga interuro y'iryo sengesho yahitaga abwira uwo mukurambere ibyo yaje amusaba byose. Uracyari kumva Inkera TV, isoko y'umuco n'amateka. Ngiye kuri mikoro ni Jideo Rugamba. Reka nkwibutse gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Mu myizerere gakondo y'abanyarwanda habagamo ijambo ryitwa kubandwa. Iyo uvuze kubandwa uhita wumvamo imandwa. Kubandwa ubundi umuntu ashingiye ku nkomoko y'ijambo bwaryo byakabaye ari ukumandwa, bisobanura guterekera abazimu b'imandwa. Izi mandwa bivuga ko zaje mu Rwanda bwa mbere ziyobowe n'umutware wazo Ryangombe rya Babinga ba Nyundo, zivuye mu gace ka Gitare mu gihugu cya Uganda, ubuntu hafi y'ikiyaga cya Rwicanzige. Nubwo ntawe uzi neza igihe ibi byaba byarabereye, hari abavuga ko byaba byarabaye ahagana mu kinyejana cya 16 mu mwaka w'1510 ku ngoma y'umwami w'u Rwanda Ruganzu wa kabiri Ndoli. Ryangombe rya Babinga ba Nyundo uyu wafatwaga nk'umutware w'imandwa. Amaze gupfa ngo abantu batangiye kujya bamwiyambaza, aribyo bitwa kumubandwa. Ababikora bakitwa babandwa, bagasaba kugira impagarike n'ubugingo n'uburumbuke. Kubandwa kwari ugukora umuhango mukuru watumaga umuntu yinjira mu muryango w'imandwa. Icya kabiri kwari ukubahiriza imandwa wigana urusaku n'imigenzo yazo. Ikindi kandi ugakomeza gukora iyo mihango igihe wabaga warabyemerewe burundu, kubera ko imandwa zakomotse imahanga bitari abakurambere b'abanyarwanda bazizanye. Kubandisha byabaga ari umuhango wo kugira umunyarwanda usanzwe umwana w'abazimu b'imandwa. Uwabaga yarabanzwe akemera kwitwa umwana w'imandwa yitwaga uruzingo. Gusa nubwo abanyarwanda bagiye bitabira uyu muhango, hari abandi batabikozwaga, ari nabyo byatumaga batawitabira baritwaga inzigo. Uyu muhango wo kubandwa warimo inzego eshatu, nk'uko kuri ubu muri Kiliziya Gatolika haba amasakaramentu atatu ariyo batisimu, gukomezwa ndetse n'Ukarisitiya. Intambwe ya mbere yari ukwatura, aho umuntu wari usanzwe ari inzigo bamugiriragaho imihango yo kumwatura w'umuzimu w'imandwa, kandi uwo muzimu bamuvugaga mu izina, akaba abaye umurinzi wo mu bandwa mushya ubaye umwana we. Bisa neza niba muri Kiliziya Gatolika nk'uko ubatijwe ahabwa umutagatifu uzamubera umurinzi we ndetse akitwa n'izina rye. Intambwe ya kabiri yari ugusubizaho, bivuga kuzuza ububasha bw'imandwa kuri uwo mubandwa mushya, bigasa nk'isakaramento ryo gukomezwa ry'abakristo. Intambwe ya gatatu yitwaga gutonora, aho umubandwa umaze gusubizwaho yemererwaga kujya mu muhango wo kumara urubanza. Kumara urubanza bikaba ari ukwica imfizi y'inka, bakayitura umuzimu bashaka kugusha neza. Uwashubijweho akarya kuri iyo nyama y'iyo mfizi bamaze kumaza urubanza. Iyo nyama niyo bahaga umaze gukomezwa mu muryango w'imandwa ngo ayiryeho bwa mbere, azajya akomeza kuyirya ikindi gihe cyose habaho umuhango nk'uwo. Birumvikane neza ko uyu muhango wo gutonora usa neza n'umuhango w'isakaramento ry'Ukarisitiya ubera muri Kiliziya Gatolika. Iyo mihango yose yerekeye kubandisha yakorerwaga mu muhango witwa guterekera, yahurirwagamo n'ababandwa bose, igasa na misa yo mu bakristo. Aho uyu muhango wari utandukanye no kwiyambaza Nyabingi, nuko kuri Nyabingi batabandishaga. Icyakora icyaziraga mu Rwanda nuko umwami yabandwaga, kuko byabaga ari ugupfukamira undi mwami akamukomera amashyi, kwabaga ari ukumuhakaho akabamuhaye igihugu cy'u Rwanda, kandi byaraziraga cyane. Icyakora kandi umwami yashobora gushyiraho umusimbura kuri uwo murimo wo kubandwa. Uwo musimbura agahabwa izina ryo kwitwa umwami w'imandwa, kandi agatorwa mu muryango w'abayumbu. Mu nkundire tuze kuza kugera ku musozo, ariko ntabwo twasoza ikiganiro cyacu tutavuze kuragura. Kuragura nabyo ni bimwe mu myizerere y'abanyarwanda. Ubundi kuragura bisobanuye kumenya ikintu gihishwe, ikintu kiriho ariko kitagaragara, ndetse no gufindura kumenya ibizaza. Uko gufindura icyo abazimu n'abakurambere bifuza byafashaga abanyarwanda kugena uko bakwiye kwitwara mu buzima bwabo bwa buri munsi. Muri uyu muhango umupfumu yari afite uruhare rukomeye, kuko yafatwaga nk'uzi gutandukanya ibimenyetso byo ku isi bigaragaza ubushake bw'Imana. Habagaho uburyo bunyuranye bwo kuragura, harimo kuraguza umutwe cyangwa se guhanura, kuragura urugimbu, inka cyangwa intama, imihundwa, inkoko, igikondo cyangwa se kuraguza inzuzi, amavuta ndetse n'ibindi. Agaciro kari muri iyi myemerere yo kuragura nuko byerekanaga ko abanyarwanda bari bafite umutima n'ubwenge bwumva ko kugisha inama ufite icyo kurusha
byagira umumaro mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mu gihe hirya no hino ku isi imyemerere yamenyekanye cyane igiye ifite aho ikomoka, nk'abakristo bava kuri Yezu Kristo, abayisilamu bakava kuri Muhamedi, imyemerere y'abayuda iva kuri Musa. Mu Rwanda siko biri, kuko nta muntu uzwi ufatwa nk'inkomoko y'imyemerere gakondo y'Abanyarwanda, ahubwo ko iva ku Mana bita Rurema. Wakwibaza ngo ibi bivuze iki? Bivuze ko Imana bwite ariyo yishyiriye imyemerere mu bwenge bw'abantu bayiremeye, bakagira imyemerere karemano bitandukanye no mu yindi myemerere usanga ifite uwishingiyeho uvuga ko yatumwe n'Imana. Iyo Mana kandi bemera ko ari ikizaho uburyo bwo kuyobora umutima w'umuntu. Mu yindi myemerere kandi usanga bafite aho basengera, abayobozi ndetse n'uburyo buzwi bwo gusenga. Mu myemerere gakondo urusengero rwafatwaga nk'umutima n'ubwenge bwa muntu, kandi akiyambariza Imana aho yaba ari hose mu byo yaba arimo byose. Buri muntu wese yashoboraga kuba umuyobozi, kuko bumvaga ko buri wese ashobora gushyikirana na Rurema, nubwo rimwe na rimwe hari abo bavuga ko bashobora kubavugira ku Mana nk'ababyeyi mu muryango ndetse n'abategetsi, maze isengesho rikagaragara mu mihango inyuranye bakoraga. Ngahe nguko rero ni naho dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wowe wajyaga wibaza imyizerere ndetse n'imyemerere gakondo y'Abanyarwanda? Nizere yuko usubijwe. Njye kuri mikoro mwa kumwe nanjye Julien Rugamba. Reka mbifuriza amahoro y'Imana rugira abatsindira umwanzi uvuka ishyanga ndetse n'uvuka mu kirambi, maze twishyuke mu Rwanda umu.